Amahoro y'Imana bane namwe bakunzi b'Ingenzi TV ndabasuhuje cyane mbifuriza intangiriro nziza z'umwaka w'ibihumbi 2025. Ubuhunzi ni imwe mu nzira ibyara intambara urwangano rukavuza ubuhuha imishyikirano igahinduka baringa. FPR yagabye igitero kuri MRND imishyikirano ibyara Gome nayo iyiha Menwari birangira bihindutse baringa. Amateka yaranze u Rwanda mu bihe byiswe revolution yo mu 1959 tuzayagarukaho mu nkuru y'ubutaha. Ubu turi ku ntambara hagati ya FPR yashakaga ubutegetsi na MRND yashakaga kubugumana. Itariki zo mu 1992 ntizizibagirana kuko nibwo umuryango mpuzamahanga Gome wasabye ko abanyarwanda barwanaga bahagarika intambara hakabaho gusangira ubutegetsi nka bene gihugu. FPR ikubahiriza ihagarikwa ry'imirwano. Gome iti turashaka inzira y'amahoro hagati y'abahanganye. Impaka ndende, imyanzuro mike, impundura y'intambara uko yabicaga bigacika muri perefegitura ya Byumba na Ruhengeri habagaho imishyikirano. Iyi ni Ingenzi TV. Ndabibutsa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo mujye mubonera amakuru ku gihe. Dore uko byari byifashe. Abagenzuraga uko amasezerano yo guhagarika imirwano yubahirizwa ngo basabaga ko abashyamiranye ari bo MRND ku ruhande rwa leta na FPR ku rw'inyeshyamba zashakaga ubutegetsi. Abo dukesha amakuru bari muri uwo mushyikirano bagize bati ubwo MRND na FPR bahuraga inama yabahurije hagati mu gace k'imirwano kilometero 64 umuntu avuye i Kigali, birumvikana ko ari mu ruhande rwa MRND na kilometero 17 uvuye ku mupaka wa Gatuna n'u Rwanda, naho birerekana ko ari ku butaka bwagenzurwaga na FPR. Abo dukesha amakuru bagize bati icyo gihe hari tariki 9 Ugushyingo 1992 kandi hari kuwa mbere kuko muri Kanama 1992 FPR yari yagabye igitero mu mujyi wa Byumba kigabwe na batayo y'101 yari yobowe na komanda Kayitare Vedaste Intere Batinye. Imishyikirano ikaba yarabereye muri segitiri Ingondore y'icyo gihe yari komine Kibari y'icyo gihe, perefegitura ya Byumba y'icyo gihe. Icyaharangaga icyo gihe ni umuhanda waganaga mu cyahoze ari komine Mukarange y'icyo gihe kuko n'ubu ntihahindutse ni hakurya y'icyayi cyo ku murindi wa Byumba. Yagize ati harangwaga n'icyayi cyakuze cyane kuko kuva intambara yatangira hagati ya FPR na MRND cyari kitarongera gusoromwa. Byumvikane ko cyari kimaze imyaka 2 kidasoromwa. Hafi aho ngo hari hashinze ihema ry'abasirikare ba FPR Inkotanyi. Ubwo ngo hahise haza abandi basirikare ba FPR Inkotanyi baje guhura n'ingabo za leta y'u Rwanda FARI cyangwa se inzirabwoba. Gome ngo yari yatumiyemo impande zombi zarwanaga. Uyati tariki 31 Nyakanga 1992 nibwo Gome yarebaga ko imirwano yubahirizwa hagati y'abarwanaga. Itariki kandi Gome yasabye abahanganye kwigira inyuma kugira ngo nayo ibone aho ikorera imirimo yayo yo kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano. Iyi iracyari Ingenzi TV. Uko twakomeje tuganira n'uyu wari mu mishyikirano yagize ati hagaragaye abasirikare ba FPR Inkotanyi aribo bazwi nka APR. Hiyongeraho abanyamakuru ba Radio Muhabura barimo Silas Mbonimana wahoze ari kuri Radio Rwanda mbere yuko FPR itangiza urugamba ngo ayisange. Undi yari umunyamakuru ni Mugunga Emmanuel nawe wahoze kuri Radio Rwanda, ubwo nawe yari kuri Radio Muhabura. Abo muri Radio Rwanda nko mu gisata cy'amakuru kongeraho abo mu kinyamakuru Imvaho bahura nabo bakoranaga bagiye muri FPR. Yadutangarije ko inama y'umushyikirano yaje guheza abanyamakuru kongeraho indorerezi. Guheza itangazamakuru byavuye ku cyemezo cya General Ekundamo Opareye wavukaga mu gihugu cya Nigeria kuko icyo gihe niwe wari uyoboye uwo mutwe wa Gome. Ngo mbere yuko hahezwa itangazamakuru n'abarengera uburenganzira bwa kiremwa muntu babanje kwerekwa intumwa zihagarariye buri ruhande rushaka imishyikirano. Inzirabwoba za MRND zari ziyobowe na Colonel Gatsinzi Marcel bari muri Gome. Yahise yerekana bagenzi be bari hamwe muri Gome ari bo Colonel Nsingiyumva Anatori wari uhagarariye ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu muri Etat Major y'icyo gihe, Colonel Ndengiyinka Baritazari wari uhagarariye Ministeri y'Ingabo z'u Rwanda muri icyo gihe, undi yari Lieutenant Colonel Kabirigi Gracie wari uyoboye inzirabwoba muri Byumba. Icyo gihe kandi ngo harabaje bakererewe aribo bari bayobowe na Bonaventure Ubarijoro wari uyoboye komisiyo ishinzwe gutegura imishyikirano ya Arusha. FPR Inkotanyi harimo komanda Karenzi Karaki wari uhagarariye muri Gome. Yahise yerekana Mazimpaka Patrick wari umusivili wari uyoboye intumwa za FPR muri icyo gihe, nawe wari ushinzwe ububanye n'amahanga. Komanda Samuel Kanyemera ariwe Samukaka, komanda Charles Kayonga
komanda Kayitare Vedaste Intare Batinya, komanda Biseruka Stanislas n'abandi batavuzwe amazina. Uko impaka zabicaga bigacika mu ihema itangazamakuru ryo ryabaga ritegereje umwanzuro w'inama bari bugezweho ngo intambara ihagarare. Impande zombi zabaga zitegereje icyo zigezwaho. Ubwo benshi mu banyamakuru baba aba leta n'abigenga bari bafite amatsiko yo kureba inkotanyi kuko bari batarazibona, maze bakubitana nabo bigeze gukorana muri Oreforo aribo Emmanuel Mugunga na Silas Mbonimana, baba biganirira bibukiranya uko batemberaga Nyamirambo. Wari ushinzwe itangazamakuru muri Gome yahamagaye abanyamakuru ngo bumve icyo bagezeho, kuko uwayoboraga Gome General Ikundamo Opareye yatangaje ko haba MRND cyangwa FPR bananiwe kumvikana. Iyi ni Ingenzi TV. Muracyakurikiye Ingenzi TV, aho turi kubabwira ibijyanye n'imishyikirano ya FPR ndetse na MRND. Benshi baraho bagize amatsiko yo kumenya icyo bananiwe kumvikanaho. FPR yo ngo yasabye ko bayiha amakarita ashushanya ubutaka yafashe. Ibi ngo yagira ngo imenye aho izasigira Gome, kuko nayo yagombaga kuyumvikanaho n'ababishinzwe. Gome yagombaga kumenya aho ibirindiro by'ingabo zayo bigarukira, naho ibya APR na FARI byagombaga kugarukira nta uvugire yundi. Uwari mu mishyikirano ati icyo gihe itangazamakuru rikimara kubona itangazo ryacaga hasi no hejuru ngo babone uwo bakorana ikiganiro, impande zose zakwepye itangazamakuru karahava. Abashoferi bahise batwara abaje mu mishyikirano ntacyo batangaje. Inkotanyi Mazimpaka Patrick we yahunze iby'imirwano, ariko abwira itangazamakuru ibya politike perezida wa FPR Colonel Kanyarengwe Alexis nahura na perezida wa Repubulika y'u Rwanda General Habyarimana Juvenal bizaba bikozwe na FPR. Itangazamakuru ryabajije Mazimpaka Patrick ku cyo guhagarika intambara. Mazimpaka Patrick ati mwibaze komanda Karenzi Karake niwe uyobora inkotanyi muri Gome, ibiro bye biba ku Kimihurura. Itangazamakuru riti ko twumvise ko intumwa za FPR zanze gusubira inyuma kuri kilometero enye. Mazimpaka Patrick ati MRND izasubira inyuma cyane kuko niyo ifite imishyikirano yabayemo urwenya, kuko Colonel Nsengiyumva Natori we yerekanaga ko inzirabwoba zasubira inyuma kilometero imwe gusa. Komanda Karenzi Karake we ati sinzi ko FPR izabyakira. Colonel Nsengiyumva Natori ati ko FPR yari yemeye ko ibizatangwaho inama izabyemera kuki itabyubahiriza. Liyetona Colonel Kabirigi Gracie ati sanze ari abanyarwanda, ikiza nuko twasangira ubutegetsi. Byiswe nande imishyikirano ntacyo yamaze, kuko muri Kanama 1992 FPR yagabye igitero mu mujyi wa Byumba, bucya baririmba batayo 101 yari yobowe na komanda Kayitare Vedaste Intare Batinya. Imishyikirano yahinduye isura, MRND na FPR bakomeza gukina umukino w'imishyikirano mu kibuga cya Demokarasi. Bucya tariki 8 Gashyantare 1993 FPR ireba amatara ya Kigali. Ubutaha tuzabereka uko Arusha yahindutse ibipapuro, imishyikirano igapfa burundu n'ibyakurikiyeho ubutaha. Iyi ni Ingenzi TV.